ba Kristo bavandimwe, Imana ishimwe cyane ku bwanyu. Uyu munsi nateguye ikigisho cyiza cyane kandi kiryoshye cyitwa ngo cyangwa se nahaye intego ivuga ngo ubuzima bwera n'ubwumvikane n'ishingiro ry'itorero ryera. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ndangagaciro z'umunyetorero cyangwa se indangagaciro z'itorero ADPR ndetse zakuba ku buzima bw'umuntu umwe kuri umwe, ndetse waganiriza mugenzi wawe, wanabyitwaramo neza abantu benshi bagahinduka ku bwawe, bityo twese tukazajya mu ijuru nk'uko Kristo yatubwiye ngo tugende twigishe amahanga yose, abemera tuzabatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Reka twifashishe igitabo cyangwa se urwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwe n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Kandi nimwishushanye nk'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza kagira indangagaciro ziranga ubuzima bw'abayoboke baryo. Indangagaciro ni amahame n'imyitwarire bigenga umwizera kugira ngo yitware nk'umwana w'Imana. Muri make navugaga ubwiyoroshye no kwicisha bugufi, ubushishozi no gucisha make. Umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga, kandi atinde kurakara, kuko uburakari bw'abantu budasohoza ibyo gukiranuka kw'Imana. Yesu yavuze ko abantu bazamenya ko turabe tubifitiye urukundo. ADPR yubakira ku rukundo n'ubufatanye. Abaroma ibice 12 umurongo wa 1, kwitanga mu buryo bw'umwuka no mu mubiri. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 17, cyangwa se ni amagambo twasanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 10. Kuba inyangamugayo mu kazi no mu rugo, kubaha Imana mu mutima no mu byo dukora byose, guharanira amahoro, ubuzima bukwiriye uwemera izo ndangagaciro. Kuba inyangamugayo mu kazi kose ndetse no mu rugo rwawe cyangwa iwanyu mu rugo, kubaha Imana mu mitima no mu byo dukora byose, guhagarika amahoro, ubwiyoroshye, urukundo, gutanga ubuhamya buhamye mu muryango no mu muryango mugari. Itorero rirangwa n'amahoro no gukundana. Abakristo barangwa n'imyitwarire itunganye. Abayoboke baba urugero mu muryango nyarwanda. Indangagaciro za ADPR ntizigomba kumvikana gusa mu magambo, ahubwo zigomba kugaragarira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nitwumvira ijambo ry'Imana tukaba abantu b'umwuka, itorero rizakomeza kwitabaza mu gihe Baba wastahili sifa zote. Baba wastahili sifa zote. Baba wastahili sifa zote. Bwana Yesu, nikupe nini kulipo pendo wako? Bwana Yesu, sifa zote. Bwana Yesu, sifa zote.